ni Clam kiri kumwe na Trinita mu kiganiro round. Abatumirwa bacu ngiye kuvuga ngo bakiriye bacu. Abatumirwa bacu amaze kugera hano muri studio, muraho neza? Muraho neza. Yego reka ndaduhere kuri wowe ubanze mwibwire abaduteze amatwi abo muri bo naho muturutse. Nitwa Muhire Innocent Kent. Duturutse muri organisation yitwa B Voice. Ni organisation ya humanitarian. Ariko ndi kumwe n'umuyobozi wanjye arababwira birambuye. Ni karibu muri studio. Yego. Nanjye nitwa Ishimwe Arsene. Yego. Akaba ari ngewe umuyobozi wa B Voice organization. Nkuko yabivuze ni humanitarian organization. Ariko ikora ku mibereho myiza ndetse no kwigisha indangagaciro humanitaire. So okay. Amateka yose ubwo nayo yavutse ite, yatangijwe gute mwagize igitekerezo ko urebye murabona muracyari abajene. Icyo gitekerezo cyaje gute hari ryari? Igitekerezo cyo kuvuga ngo organisation ibeho cyaje kera. Ahubwo kutitangira kwiyandikisha wenda ngo yemerwe n'iki byose byari bishingiye n'ubundi ku bikorwa humanitaire twakoraga. Uyu muvandimwe Kent ni uhagarariye ibikorwa byerekeranye n'ubuzima aho dukora kuri Universal Health Coverage tugafatanya na CHK. So muri icyo gihe rero tuba muri iyo groupe nk'urubyiruko rukunda gusura abarwayi, guhumuriza abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Twaje guhuriramo n'umwana we waje yikorera advocacy. Uwo mwana no muri Gahanga. Muri Gahanga? Yego. Ntabwo yari yavukanye ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kubera rero imyitwarire mibi y'ababyeyi be, example ubusinzi n'izindi ngeso zifitanye isano, yaje gufatwa ku ngufu, noneho yanduramo sida ari umwana mutoya, imyaka 7-8. So ubwo ni ngewe yaje agana kuko yari yarumvishije yuko mba mu bikorwa byo kwita ku barwayi, kumva yuko yabona ubufasha bwihuse. So uwo mwana rero yaje gupfa, turi in process yo kumusabira ngo ajye mu nshuti z'abakene, hano babyeyi babikira b'Igahanga bita ku bana bafite ibibazo nk'ibyo. Aza kwitaba Imana. Yitabye Imana rero tujya gusura umuryango we no kugukomeza. Nibwo twageze muri ako gace dusanga hari n'abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo. Ni ibikorwa byatangiye hagati y'abantu bakeya bigenda bikura. Noneho nibwo ngewe naje kuvuga nti dukora bino ni byiza, ariko hari aho ijwi ryacu ritagera. Niyo mpamvu organisation yitwa B Voice. Bijwi ryo wenda utarifite cyatabasha. Yego. So kuko uwo mwana yaje kwitaba Imana nyine, turavuga tuti nk'uyu mwana azize iki? Usanga nta na kimwe ko yavukiye mu muryango utishoboye, noneho n'ikindi no kutamenyekana. Kuko iyo wenda tuba twaramumenye mbere, process yari gutangira kare. Ariko urumva hari n'inzitizi, ni ari nka groupe gutya abantu bahura mudafite cyangombwa, tari igikorwa kizwi n'inzego zibishinzwe, ubundi ntabwo biba byemewe n'amategeko. Nibwo rero navuze ati n'inshuti zanjye urumva tubana muri za activité, reka habeho organisation, noneho indangagaciro zaturanze muri bino bikorwa tuzitoze n'urubyiruko rutoya. Muri izo activité rero harimo ibyiciro by'abantu benshi bagiye batandukanye. Hari abantu bakuru, hari urubyiruko, urumva ababyeyi bacu bajya babishyigikira. Ni ukuba umuntu wese yumvamo umuntu wese yumvamo umutima. So mu buryo rero bwa transparency, kubikora mu buryo bwiza, mu bufatanye n'inzego z'igihugu cyacu, kugendera ku murongo w'igihugu, nibwo organisation yaje kubaho. Ariko urumva
ubwo ni 2019 yes ariko byanashingiye no ku mubare munini w'abana bari aho ngaho tubatse ko abana bose bari muri bino byiciro hagize abandi nabo bamera nk'uyu byagenda gute ni aho ngaho rero byashingiye. ni muri Gahanga gusa cyangwa mwaje no gukomereza n'ahandi? Ntabwo ari muri Gahanga gusa, dukora mu byiciro bitandukanye nk'uko nabivuze. Nka CHK haba hari ibyiciro by'abantu benshi, nko mu minsi ishize twari dufite cases z'abantu baturuka Muhanga, hari n'abantu bari Rubavu, murabizi ko CHK ari referral hospital. So ntabwo ari specific area imwe, keretse iyo twagiye kuri project iri specific tukayikorera ahantu. So ku byerekeranye rero n'ubuzima, kubera yuko dukorana na CHK, duhura n'abari CHK, duhura n'abantu nyine bageze muri CHK. Gahunda niyo kwagura, kubera ibyo dukora ni contribution yacu, ariko tugira n'ibindi bikorwa. ubwo nenge kwibaza se mufasha abantu bafite barwaye, mbese n'ubuye bufasha bw'ibanze? no kubaha imyambaro, ni imiti, ni kubagaburira, no kubageraho wenda mukabahumuriza, by'umwihariko ni ibihe bikorwa nyine mubakorera? Dukorana na social affaire CHK, bo batubwira special case, tuvuge uyu muntu kugira ngo abashe kubona treatment nziza niki gikenewe, icyo ngicyo akaba aricyo twunganira, kitari mu bushobozi bwe. Nk'urugero wenda nko mu minsi ishize yari umwana wari na n'ubu arahari CHK, yari yagize amenyo yaraboze, batinda kubagwa, hazamo ikibyimba. Muri byinshi yari akeneye hari harimo n'imbuto kugira ngo bizamure mine y'abasirikare. Muri aka kanya ni assistance turimo turakora, tukavuga ati tukamakinga sure yuko za mbuto azibona mu buryo buri regular. Noneho ibindi dufatanya na CHK, ariko urumva tureba cya kindi cy'ingenzi, ariko ahanini icyo dukoraho dukorana na CHK nyine kugira ngo abashe kuvurwa mu buryo bwuzuye. Hari ubwo twensista operasiyo irimo iramukorera, hari ubwo tugura imiti, nyine cya kindi gikomeye atabasha gukora, icyo nicyo twensista. wenda nabaza ku bijyanye n'ubushobozi, tujya tubona wenda abantu bavugira basaba imfashanyo bavuga bati turi aba n'aba, twita ku barwayi bo muri CHK n'urugero CHK, wenda icyo waba ufite cyose waduha, n'iki bambaye n'amabaji. Mwebwe ubushobozi bwo kugira ngo mubashe kwita kuri abo bantu iyo babonetse buturuka, mwikora ku mufuka, namwe mufite abandi bantu mwegera, bimeze bite? Urakoze Clarisse, kangusobanura neza aho ngaho ko nacyo gisate cyanjye cy'ubuzima nk'uko yabivuze. Na mbere wenda yuko nsubiza icyo kibazo kamanze ngira icyo nongeraho, urumva yasobanuraga mu gisate cyanjye neza. Mwabazaga uburyo abo bantu tubafasha. Muri makeya urumva twe iyo tugeze CHK tuba dufite tuyita visite, uba buri kwezi, rimwe mu kwezi twe tujyayo. Ariko ubwo hari icyiciro cya mbere ya covid na nyuma ya covid. Mbere ya covid hari visite, tukajyayo turi benshi, abake twabaga turi nka 40 kuzamuka. Noneho twajyayo tukajya, ukavuga ino munsi turasura wenda sare ya 7 cyangwa sare ya 4 cyangwa sare ya 3. Noneho tukajyamo tukareba abantu bari vulnerable cyane, babana batagira babasura, babana nyine bafite ibibazo, ariko twakoranye na social, kuko CHK ifite social, ikatubwira aba bantu bafite ibibazo, kuko abenshi barimo bafite ibibazo, ariko tukareba bafite ibibazo byinshi kurusha abandi. Ariko amategeko ya CHK abantu basura hariya, buri muntu baramugeneye ibyo atanga. Nkatwe twari tugenewe gutanga ibikoresho by'isuku, ibyo nibyo byari byanditse mu masezerano dufitanye. Ariko hakaba izindi assistance zijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga. Tugasanga umuntu afite ikibazo, yananiwe kuva mu bitaro, yarakize ariko yananiwe kuva mu bitaro, tukangombwa ko tukavaringa
ayo mafaranga kugira ngo asohoke. Tugasanga umuntu bagomba kumubaga ariko yabuze amafaranga. Tugasanga umuntu yabuze imiti. Tugakora ibishoboka, wenda hari igihe dusanga ari nk'icumi ariko ku bushobozi bwacu tugafasha babiri. Ariko ikindi cy'ingenzi nashaka kongeraho ngaho Arsene yibagiwe, cyambere tugenderaho ni ijambo ryiza ry'umurwayi. Kuko n'uwo muryango ujya gutangira wagendeye ku ijambo ryiza. Tujyayo tukamuganiriza umurwayi hariya ari ku bitaro, aba yagizemo akantu ko kwiheba. Ukamuganiriza cyane cyane abenshi n'urubyiruko, ukamuganiriza ukamubwira ati humura uzakira turi kumwe, akareba abantu babiri batatu bamuri iruhande n'abandi bose bari aho, mukamuha icyizere emotionally cyangwa gikristo. Mwarangiza yaba ari umuntu usenga mukamusengera, ukabona ko muri ako kanya agize agaruye morale. None mugakimpinga na contact, mugashobora gukomeza kuvugana, mukamuhaza ameze gute, tukamufasha mu buryo buri materiel ariko n'uburyo bwo kumuba hafi. Noneho ngarutse uburyo mwabaga ati tubona ubushobozi gute, mwaba muri babandi bagenda basaba hirya hino, twe nagaruko dukora ibintu byacu. Rero ukuntu bimeze, abantu baba no muri uwo muryango, ni ikintu umuntu akora. Twebwe itegeko nta mafaranga runaka umuntu aba ategetswe gutanga, cyangwa nta kintu utegetse gukora nk'itegeko. Ni ikintu uza n'umutima wawe. Tubwira abanyamuryango bacu ati wowe niwumva umutima wawe ubishaka uze ubikore. Hari n'umuntu ushobora kugenda akamara umwaka, akamara imyaka 3, ariko kuko azi ko ntacyo buje yakumva umutima wongeye kumufata. Noneho rero buri gihe tugiye gukora iyo visite cyangwa tugiye gukora igikorwa runaka specific turabitangaza muri groupe. Turavuga igikorwa ni iki, gikeneye ubushobozi n'ubu, abantu mwitanga ko mubishoboye kandi pe nta na rimwe twananirwa gukora igikorwa. Nta na rimwe twananirwa gukora igikorwa. Ubwo Arsene yabwiraga ko B-Voice yatangiye 2019, ariko ako gashami ka Universal Health ko katangiye kera cyane. Nituza kubona akanya ndaza kubasobanura ko katangiye. Muraza kudusobanurira. Ese dute tujya kuri challenge wa mugano utarakadusobanurira ibyiza buriya ntiwabanza ukakadusobanura ko katangiye. Utubwire n'umubare w'abamambre mufite. No kugereranya ni benshi. Wenda mvuze abahari ubwo ngendeye kuri WhatsApp group ni hafi 200. Ariko bayiciyemo ibyo nkubwira ni ikintu cyatangiye 2007. Tukiga secondaire tukiri abana batoye. Byatangiye gute ndabicamo nihuta ko na mateka maremare. Hari umwana witwa Jackie yararwariye CHK. Nta yari imfubyi urebye, gusa yari afite nka musaza wari kuba mutaye. Yaraje hararwarira cyane, yararwaye akaboko karamungwaga amagufwa. Noneho iwabo ni Igitarama nyine bana urebye bananirwa kumwitaho nyine, bararambirwa mutaho. None ibitaro biramusohora akajya arara ku mbaraza. None hagera naho adashobora gutambuka, kugeza naho tangira kambyite nk'umuro mbi ku bantu. Noneho hari abana bigaga KH iriya university y'ubuvuzi Kashe, bazi kwa kundi baza mu stage baramubona. Numva bari bafite umutima mwiza. Barangije ko ntacyo bari kumukorera, icyo gihe hakoraga za Facebook. Babyandika kuri Facebook, hari umwana umeze gucyana niba hari umugira neza wamufasha yamufasha. None hari umumama umwe waga mu Bubiligi mu business woman ukize, arabibona. Arangije ababwira ati uwo mwana mufate mu mujyana ubuvuzi bwe bushoboka, ngiye nzatanga ibishoboka. Kuko kumufata umwana bamukora CHK bamujyana Faisal. Bamujyana Faisal, umwana baramuvura, akaboko baza kugaca, ariko baramuvura arakira. None ariko umwana akize agaruye ubwenge, indwara yakize, ariko kwiyakira ko yacitse akaboko bamutaye. Faisal habona abandi barabasura, we ntabwo bamusura ibiryo arabibona, barabagaburira hari ibintu byose, ariko kwiyakira ibyo bintu bigatuma adakira. No akaba umumama umwe wakoraga w'umunasi, abibonye nawe afite uwo mutima. Urumva abantu bafite umutima nk'uko bagenda bakonekta. Abwira umukobwa we witwa Fabiola, ari mu Bufaransa, ndamusuhuje. None aramubwira ati hari umwana mu ngana hariya, amubwira byose ati wambaye ukageze ukamusura gusa. Umukobwa we none hagiye kumusura, tangiye kumusura abwira undi witwa Gisele, nawe Gisele wanzu uramuzi gutyo. Gisele abibwira
witwa Bienveni nanjye arabimbwira tukajya tujya kumusura gusa turi abana twavaga Kicukiro n'amaguru tukajya Faisal tuvuye ku ishuri ako kantu ko kumusura gutyo yahise akira twamugeza afite ibiro 35 nyuma y'ukwezi kumwe yari afite ibiro nka 50 arakira neza arakira complete kubera kumusura gusa ibindi morale birangije aza kwakirwa n'umuryango wo mugenzi wanjye Bea Rwabigwi umwana bamufata umwana arakira none ari byo birangiye ndi kwihuta turicara turavuga nimba no muntu kumusura gusa bimukije nta bandi bameze nkawe nta bandi bameze nkawe vuga barahari vuga ati rero kadushyireho umuryango twishyire hamwe tugire bagenzi bacu tungana nta kindi bidusaba no kujya gusura abantu turatangira noneho dutangira kujya dusura CHK abarwayi tukagenda tukabaganiriza gusa tukabaha kwanu gatoya nyinumva none ntwashura umurwayi gusa nimba akeneye imbuto nimba akeneye kugura ibinini utwo tuntu dutoya twanatangira urumva tubisaba ababyeyi tuza kugeraho dutangira twebwe kuba wakwibonera icyo gihe wakwibonera ibyo bibiri ariko ubundi navuga ngo ishingiro ni uwo mutima mwiza wo kuganiriza umuntu ukamuha morale ukamuha indangagaciro nk'uko Arsene yabivugaga mbese kandi nawe ukamubera indangagaciro ubwo rero abantu baciye yagiye igira amazina menshi ariko kugeza yitwa Ineza for all ariko gashami ka Universal Health muri B-Voice impamvu B-Voice yo uyu muvandimwe umuntu ukomeye cyane yaraje yarangije aravuga ati ibintu ntabwo twakomeza kubikora gutya nk'u volontaire foke habaho ibintu bifite amategeko ya muri RGB yandikisha iyo organization B-Voice akaba ari nayo ubu ngubu nyine wenda yakavaringa ni neza kuko ineza idafite ibyangombwa byo muri RGB ni nk'agashami ka yes twabaza wenda Arsene kugeza ubu ngubu challenge muhura nazo n'ise mbogamizi kuva aho mutangiriye gukora ibyo bikorwa cyane cyane ariko kuri secteur y'ubuzima challenge akenshi challenge ni imyumvire ubushobozi kuko nk'urugero nka CHK ari nk'ubwo tugenda social ikaduhereza cases wenda baba bafite liste y'amakesi ari speciale ugasanga muri izo case muri contribution yacu izo twakoramo ni nk'ebyiri gusa kandi nazo wenda nizirangire bitewe n'ikibazo cy'umuntu ukuntu kingana urumva byose bifitanye n'isano yo kuvuga ngo habe ikintu cyagutse habaho indi advocacy ku rundi rwego kandi bikorwe mu buryo buri transparent bufite adresse bwemewe n'amategeko buzwi n'igihugu bufite imiyoborere bufite structure bufite values bukiranga none se kugeza nk'ubu ngubu umuryango amarembo arafunguye ko hari umuntu tuvuga ati nanjye ndumva abantu twaba turi kumwe n'iki cyamugira mukavuga muteka tugire limite kugira ngo bitazazamo akavuyo bisaba iki bimeze gute mbese unlimited ndabikora ngo amarembo abafunguye kuko ntago dushaka kwambura tuzi ko buri munezi ufite ubushobozi bw'ikintu yabasha gukora mu gihe abikoranye umutima ukunze kandi ubishaka rero ni unlimited nkuko bivuze waba uri umujene waba uri umuntu ukuze waba upfa kuba ufite umutima no muri group ubu ngubu harimo nk'abamama bafite n'imyaka na 50 ababyeyi bacu harimo urubyiruko nkanjye ndurubyiruko kenti n'urubyiruko hari none n'abari munsi yacu urebye n'ibyo dushaka twese twaravuze se ko ibi bintu ari byiza twabikoze nta bushobozi turi urubyiruko ariko reba ubuzima burimo biratanga niba tubona ari byiza ko tutabitoza na generasiyo ntoya zigakurira muri izo ndangagaciro bakabona umumaro wabyo ndetse bikaba bishobora no bikahoraho amateka yabyo akahoraho njyewe nari ndi kwibaza ndabaza ni ikibazo kimwe ariko kirimo nka bibiri mugereranyije ni nk'abantu bangahe mumaze gufasha bari bafite izo critical cases noneho
bitewe n'umubare runaka mufite w'abantu w'ibikorwa mumaze gukora, noneho murabona hakenewe iki, ese ni iki gikenewe kugira ngo noneho niba mwafashaga abantu 2 muri case 10 noneho mubashe gukemura nyine nyinshi ibibazo byinshi nyine biri muri sosiyete. Mbere twabikoraga ari random uvange tutavuga imibare, ariko uyu mwaka murabizi iyo ugiye gupresenta ibikorwa by'umwaka muba specific umubare w'abantu. So tubaze rero nk'ubu ngubu muri uno mwaka report twageze ku bantu barenga 170. Ariko ubwo urumva ni cases ziba zifite uburemere bugiye butandukanye, kuko hari nk'umuntu ugera nko mu bitaro ugasanga yabuze 20 byo kugira ngo asubire mu buzima busanzwe. Noneho hari n'ugera mu bitaro ugasanga imiti akoresha nyine ubwayo ishobora kuba ari 150 ku munsi kuya ku kwezi. Urumva cases ziba zitandukanye. So hari igihe rero dushobora gukavaringa cases nyinshi ku munsi bitewe na budget, hari n'igihe dukavaringa cases nkeya bitewe n'uburemere bwa specific case. Ariko nko muri uyu mwaka urebye n'abantu bari hejuru yawo 140 kuzamura. Tugana wenda ku musozo minota yatugenda gisigaranye 3. Kendi umuntu ushaka kuba wiyumvise B-Voices akumva agize nyine nawe yifuza kuba umwe muri mwe cyangwa se kujya participa rimwe na rimwe aho yabishoboreye, yabasanga he, address yanyu iteye gute? Umuntu wese washaka kujoininga uwo muryango twe twita famille, dukorera Kicukiro, ibero yacu iri muri Diamond House. Ariko ndumva Arsene yaza gusiga nka nimero, ibyo byakoroha. Ariko kuri social media zose B-Voice iriho, Ineza for all iriho, yahajyaho akadukurikirana n'ibikorwa byinshi. Ibyo byose mubwa dukora byose biriho, ibyinshi mwabibona. Umuntu washaka rero kujoininga araza gufata izo nimero cyangwa azace kuri izo social media zacu, contact ziba ziriho. Message ya nyuma umuntu wese, hari abantu benshi baba bafite humanitarian muri bo ariko mu by'ukuri atanabizi ko abufite, ariko nawe yakwigenzura akareba ni handi wisanga wagiriye umuntu neza utari banabitekerejeho kandi ukumva ari ibintu bisanzwe. Ubwo nakangura umuntu wese wumva yifitemo humanitarian cyangwa ubumuntu ntakabihena. Mbere twakoze igihe kirekire dukurikiza rya jambo ryo muri Bibiliya ngo nimba ukoze ngo kaboko k'iburyo nimba ari ikintu gakoze ngo nikabimenye. Ariko ubu ibyo bintu twaje gusanga byarahindutse. Ugomba kugaragaza ibyo mukora kugira ngo inspire n'abandi. Rero nawe nabwira nabo bantu bandi bafite iyo ntuze ntibabiherane bonyine, begere. Hari imiryango myinshi ntabwo ari twebwe gusa, bahuze izo mbaraga nabo bakomeze bakore ubigira neza. Nawe message niyo nimero. Message njyewe natanga, njya dukunda kuvuga ngo give value save humanity. Niyo moto yacu, uvuga ati we mbere na mbere tanga agaciro then uri utabare ubumuntu. So tuzi yuko ubushobozi bw'umuntu budashingiye mu ngano y'ibintu afite, ahubwo buri mu gaciro we ahereza ikintu. Rero message navuga nicyo, nuko buri muntu wese yabishobora, yabikora. Amarembo arafunguye. Twavuze kuri party ya health, ariko dukora no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye, wenda tuzabigarukaho ubutaha keretse mbinyuzemo gato. Mu kanya nyuma y'indirimbo tugiriwe ubuntu kongerewe iminota, ndumva ahubwo ugiye kutunyuramo mu kanya gato twumva indirimbo imwe, noneho nyuma yaho muze kudusobanura noneho n'ibyo bikorwa bindi bitandukanye bitari ubuzima twibanzeho cyane.
turacyakomeje mu kiganiro round ndicyari kumwe na mugenzi wanjye Trinita ndetse n'abatumirwa bacu Kent na Arsene wo muri B Voice. Mu kanya rero mwe mutubwiye ngo harimo n'ibindi bikorwa bitandukanye mufite mukora, si ibikorwa byo kwita ku bafite ibibazo by'ubuzima cyangwa se ku barwayi gusa. Ni ibihe bikorwa bindi mufite nka B Voice? Dufite ibindi bikorwa byo guhugura ababyeyi, kuko muri izo activity twaje kubona yuko impamvu ya mbere ituma umuntu atabasha kugira icyo yikorera haza ubwo gufasha bundi ni ubushobozi afite. Kandi ubushobozi buri mu byiciro nka 2 cyangwa 3. Hari ubumenyi umuntu afite ukamuremera ubushobozi, hari n'ubushobozi bwo kubasha kubana n'abandi bantu muri sosiyete, hakanabaho n'ubushobozi bwo kubasha kwakira situation. Ariko ibyo byose bishingiye kuri, naringiye kubivuga mu cyongereza, kuri living standard umuntu arimo, akenshi ishingira ku cyo yinjiza. Yego. So twahisemo rero kuvuga ngo mu buryo bwo gutanga ibisubizo birambye, twaravuze tuti uyu muntu tutazahura nawe muri iki kibazo, atabasha kwafodinga bya bindi yaba wakeneye mu buzima busanzwe cyangwa ku mwana we, turavuga tureka habeho gahunda yo gutraininga abantu, tubahe skills runaka muri bwa bufatanye, tunabashakira n'umurimo. Nk'ubu ngubu muri aka kanya twahuguye umwaka ushize ababyeyi 30, tubafasha kuri transport, twaye facilitation yo kugira ngo babashe kwiga neza mu gihe cy'amezi 6. Muri aka kanya bafite atelier barimo bakoreramo kudoda, by'ubudozi. Mwabahisemo gutera chemera? Twabahisemo gute? So urumva ni bamwe muri ababyeyi bafite ibibazo biri specific twagiye duhura nabo, noneho twebwe tukavuga tuti ejo nisanga muri iki kibazo, niba afite abana 3 bizagenda gute? Bazagomba kwita dropping out bakava mu ishuri? Ese wenda tuzi ibintu twese dukenera, uyu mwana wazabibamo? Tukajya dutekereza yuko akenshi biba n'impamvu yo kwisanga wenda mu muhanda munasabiriza ibi bibazo n'ubundi duhura nabyo, cyangwa ugasanga wenda n'uwo mubyeyi ibintu biramurenze, akumva yuko ari wenyine, akaba ashobora kwijyana no mu bindi, mu zindi ngeso mbi. Ntabwo ari icyo ngicyo gusa. Urumva nahise mvugaho akantu kamwe. Twese turabizi ku background zacu ukuntu twagiye twiga, hari ibintu byinshi umwana akenera kugira ngo abe yakwiga neza. Akenshi ubukene bw'umuryango akomokamo nabwo bushobora kwafekta ubuvuzi, uburezi, ubuzima. Ubundi muri rusange iyo tuvuze twe tuvuga yuko dukora imibereho myiza, ni nayo mission iri registered, ariko mu byiciro 3, du protecting uburenganzira bw'umwana ku burezi bwuzuye. Tuvuga tuti ntago twifuza yuko umwana agomba kubura uburenganzira bwe bwa education kubera yuko yavukiye umuryango utifashisha. Ibyo nkuko natangiye mbivuga, cyari kimwe muri ibyo bibazo wa mwana witabye Imana yari afite. Ari naho twahuriye n'abo bana bandi, biri specifically muri Gahanga ubu, ariko ni murabizi ni ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu hagaragara ibibazo nk'ibyo. Ubwo urumva n'ibyo bintu 3. No kwamuri ku buvuzi, ku babyeyi, guhugura ababyeyi uburyo bashaka kwirwana mu buzima, skills mubaha. Ubu ni bandi babaha izo skills? Mushaka abarimu bwanyu wenda mwirebamo icyo mushoboye? Twebwe wenda nk'ibyerekeranye na dukorana n'ibigo bifite mu nshingano.
kugira ngo babashe no kugira n'iyo certificate yujuje. Urumva dukora n'inzego z'ibanze, nk'urugero nko muri Nyarugunga twakoranye n'umurenge wa Nyarugunga na Ihumure Vocation Training Center kubahugura. Barahugurwa nyine bakora na stage mu nganda zerekeranye n'ubwo budozi izi texturing industries, kugira ngo to making sure yuko bafite package nyine yuzuye kugira ngo bajye ku isoko. Kalise nunganiye Arsene kuri icyo kibazo warubajije ngo duhitamo gute abo bantu. Organisation ukuntu zikora muri iki gihugu amategeko dukorana na leta binyuze muri RGB. RGB bifite umukozi ku nzego zose z'igihugu, ku murenge, ku karere. Noneho rero ubundi nta organisation ikiza iyo yikoreye ibyo yishakiye gusa, kubera hari abantu bazagamo badafite icyo bagamije, ahubwo mureba gahunda za leta mukicarana ukavuga ati muri uyu murenge wacu, muri akarere kacu dufite ibibazo ibi n'ibi, noneho mwebwe mwakoramo ibiki. Ni muri urwo rwego muri Nyarugunga, umurenge wa Nyarugunga harimo abo babyeyi ndibaza abana umudugudu umwe, akenshi n'abantu bacitse ku icumu bari bafite umudugudu wabo aho ngaho, bafite ibibazo byinshi biri mentale n'ibyo bibazo bahuye nabyo muri jenoside, badafite ibintu bakora bakirwaho bikabahindura byinshi. Noneho rero urumva tubahitamo gutyo ku bufatanye bw'umurenge. Noneho kubahugura ni ntababihuguriwe ni impuguke nko muri ubwo budozi, bafite abarimu nyine b'impuguke ku rwego rundi n'ubufatanye n'Ihumure n'umurenge. Abo bana b'abanyeshuri bumva biga ku kigo cya segonderi Gahanga, ntabwo ari uvuga ngo twe tubigisha n'iki, bafite nabyigana n'abandi banyeshuri. Twebwe dukora no guprovidinga school fees, uniforms, amakaye, noneho na assistant mu miganirire ko tujya iwabo mu biturage iwabo tukaganira n'ababyeyi, kuko ni nabyo bibazo bafite cyane. Ni ahantu haba hari ababyeyi badashaka n'abana biga, babakura mu mashuri ngo ntibajye gukora ngo babeho kandi ari ababyeyi. Noneho ni n'imbogamizi dufite cyane, abantu ukabishyura ugasanga ababyeyi ntibashaka biga, ku buryo ubu twanasabye na leta kugira ngo bigiremo uruhare kurikirana ababyeyi babuza abana kwiga. Ugasanga umwana uramwishyurira, uramuha ibisabwa byose ngo ajye kwiga, ariko umubyeyi akamujyana mu bindi bintu. Harimo ibibazo byinshi, kubahohotera mu ngo, kubahohotera naho muri quartier n'iki nizo wenda n'izindi, ariko n'ubwo buryo duhitamo abo dukorana nabo umufatanye n'igihugu nyine, inzego z'igihugu. No kuvuga ngo mwebwe n'ubundi mureba aho babereka hari imbaraga nkeya, tukanajyanisha natwe ibyo twebwe n'ibyo mushoboye namwe ibyo mufite, mukagenda mukemura icyo kibazo. Wenda ku bijyanye n'abana, nk'abana mufatanye mukorana, ese hari uburyo bwihariye muvuga ngo uyu mwana reka tumukurikirane, ndashaka kumuganiriza, afite ibibazo by'umwihariko, dufite umuntu runaka psychologist, niba psychologist, mbese ukabona wenda umwana ufite nka case yihariye cyangwa ntabwo mufite muri rusange biri mu cyiciro kimwe. Actually nk'abo bahura n'ubona gutya afite abana bamwita daddy, bamwita papa neza, umubyeyi abungabunga umunsi ku munsi, amuganiriza. Hari n'igihe nsanga rwose yamubanye nk'umubyeyi, amubwira ati kandi ari umugabo umuruta, akamubwira ati kuki ibi wabikoze, kuki umeze gutya, wagombye kugira gutya, agakomeza akamuherekeza nyine mu buryo kuma hafi nk'umuvandimwe, nk'umubyeyi. Ariko turanashaka gutera intambwe uko umuryango ugenda ukura, kuzagera aho tubona n'abapsychologist nyine babihuguriwe nyine, ku buryo umuntu nk'uwo tumuzana akabanza akamufasha. Uretse ko hari na bamwe abanyamuryango bacu barimo, ariko wenda bafite akandi kazi batabona uwo mwanya, ariko iyo bibaye ngombwa hari abo bagenda bafasha. Hari ikintu nari nabajijeho kare kijyanye n'ibyo mukeneye kugira ngo niba mwafashaga abana yaba abana tuvuga 10 noneho biyongere, kubera yuko usanga hari ibibazo bindi bigenda bivuka umunsi ku munsi. Mwebwe nyine ni nk'ubuhe bufasha mukeneye? Urumva ibintu byose bisaba umwanya, bigasaba
moyen de transport bigasaba niba ari kwiga of course hari amakayi hari uniforme hari n'ibindi bintu nkenerwa kugira ngo bya company umwana mu myigire ye urumva bifitanye isano n'ubushobozi so kubera yuko ibyo dukora byose muri aka kanya biri muri contribution yacu twebwe tureba ikibazo gihari tukavuga tuti tukagishyira hariya ku meza tukagikemura ariko habayeho indi support yaza yunganira izo ntambwe n'ubundi na gahunda dufite tuzi ko hari umubare mwinshi w'abana nk'ubu ngubu ni abana 22 ku mpamvu z'ubushobozi ubu ni abana bari 22 naho haza kuvukamo ibibazo by'ihohoterwa muri abo bana twabikoranye inama n'akarere turipotinga abo bana urumva hari ibintu byihariye biri conflit z'imiryango ibintu n'ibyo biza bikabugamira izo ntambwe ariko urebye umubare w'abana twabaruye muri ako gace gusa ni Rwabitenge Kiyanja ndumva hari n'undi mudugudu byegeranye ni imidugudu 3 bari abana barenga 120 ingahe muri abo bana 120 ingahe muri aka kanya n'abana 22 muri abo bana bitewe n'ibyo bibazo financier by'umuryango bamwe bavaga mu ishuri bakajya kwishakira 15 muri bo urumva ku buryo na bamwe banabuze inzego z'ubuyobozi zirimo zirabashaka urumva ni ibintu byinshi cyane biba bikenewe ubufatanye ubushobozi kugira ngo cya kintu kibashe kuba more sustainable ariko nunganiye sene kuri icyo kibazo bavuga ati twebwe turasaba iki kugira ngo ubushobozi bwiyongere dufashe abantu barusheho ubundi ama organisation nyine ukuntu abaho cyangwa akura nyine habaho ama donation cyangwa bakapplying ama grants nimba muyazi twe kugeza ubu donation tubona n'iz'abanyamuryango uko babibabwiye ariko urumva tumaze kubona ibyangombwa biciye muri B-Voice noneho bitwemera kuba twakwapplyinga n'ama grants noneho n'ama donation nyine dushobora gusaba noneho ariko afite ubuzima gatozi atari bya bindi abantu babasharira nyine bigenda gutya ngo umuryango rero nta byango ko ntibinemewe ntabwo byemewe ubu rero ubwo B-Voice yabonye ibyangombwa noneho donation zarenga iz'abanyamuryango zikagera no ku bandi bantu bari bose yaba batwumva noneho cyangwa n'abandi bamenye ibyo dukora noneho wenda nitugirwa n'amahirwe tuzakorana n'izo grants nituzibona umuryango organization nuko zigenda zaguka ubwo nitumara kubona ubwo bushobozi nibwo tuzagenda tugera ku bantu benshi bikorwa byaguka reka rero tugere ku musozo wenda duhere kuri Arsene mu kanya twari dutangiye kuvuga ngo muri make ubu ngubu ni nk'iyi message noneho watanga muri rusange cyane cyane ku rubyiruko kuko intambwe mwabashe gutera mukabona muranabishoboye ntekereza yuko hari nk'ikintu mwarenzeho nk'urubyiruko murova muti twebwe tugiye kugenda muri iyi nzira hari ikintu kindi kintu mwashyizemo imbaraga byagenze gute nihe nama wabwira urubyiruko inama nagira urubyiruko kuri wenda kote ya humanitarian ibikorwa byo gufasha nuko nta muntu kuri no si udakenera umuntu umufasha hari uburyo tugenda ukavuga ati uriya muntu ni vulnerable ukumva yuko utajya muri iyo situation nanjye urimo urabikora muri aka kanya ejo mushobora kunsanga mu bitaro ndwaye ntago rero nta muntu wihagije icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ntago hari igihe umuntu wabona bikora akavuga ati ubundi ngewe hari n'abantu benshi bajya bambaza ngo ubundi wowe bikuramo iki noneho nanjye nkababaza ati noneho urabona ngiye mbuze iki urumva
hari ikindi kintu gikomeye cyane byubaka mu muntu, kubera yuko ngewe mvuga yuko turi abantu kuko dufite ubumuntu. Umuntu utafite ubumuntu niwe wa wundi bita criminal n'ibyo. So rero ni ibintu byiza, ni ikintu cyiza umuntu uwo ari we wese yakora. Ni ikintu gituma urenga nawe ubwawe, warangiza ukavuga uti mfite impamvu nziza yo kuba ndiho. Rero icyo navuga ku rubyiruko, hari ubwo abantu benshi iyo umuntu agiye kubikora we abanza kureba mfite ingano y'amafaranga angana gute, cyangwa ibi bintu ndabikunda, nimbona akazi nzabikora. Nk'uko Kenshi yabivuze kare, byahereye gutanga agaciro. Nibyo na moto y'ibyo dukora byose turavuga ngo give value, save humanity. Ushobora kutaba ufite amafaranga, ariko ukaba ushobora guhumuriza umuntu. Njya nkunda kuvuga ngo inseko ariko iri mu rukundo. Iyo nseko ishobora gukora transformation ikomeye cyane wowe ubwawe utatekereza. Buri muntu rero wese afite ubushobozi bwo gukora ikintu cyiza, kandi ubushobozi bw'ikintu ntabwo buri mu bintu, ahubwo ubushobozi bw'ikintu buri mu gaciro umuntu atanga. So message rero nabwiraho urubyiruko, nareke gukonta ku ntege nke afite, ahubwo we akonte kuri cya kindi abasha gukora. Urakoze cyane Kenshi. Message yanjye natanga rero kanyikubire muri iki kintu. Hari umuntu wavuze kugira ngo namwe testing ndeba nimba mukurikira ibintu bya mentalian. Hari umuntu wavuze yagiye gusaba umujenerali asabira abakene. Arangije uwo mujenerali yari yemeraga cyane. Arangije aho kugira ngo amuhe, arakorora mucira mu maso. Arangije uwo muntu afata bya bikorwa mucira mu maso, arabyisiga neza. Arangije amubwira ati nyakubahwa, ibi ni ibyanjye, ngaho mpa n'ibyo abakene. Ndagira nkubwize ukuri, iryo jambo yahinduye umujenerali ava mu Italian ukomeye. Uwo muntu wari byabayeho muramuzi? Muramuzi? Ni role model wanjye, bamwita Mata Teresa w'ikarita. Niwe byabayeho. Ako kantu nakamenye nkiri umwana nkagenderaho cyane. For your information, kuri message yanjye nabaha urubyiruko cyangwa undi muntu wese unyuma, ibi bintu dukora cyangwa n'uwani wese ubikora bya humanitarian, gusura abarwayi CHK, kubasura mu bigo bitandukanye, gufasha abo bana bifasha wowe kurusha bariya. Ndababwiza ukuri, muje muri uwo muryango dufitemo abantu benshi bavuye kuri ibyo bitanda twasuraga, bakira bakaza natwe bakatujoyininga tukaba tubana nabo. Singiye kubabeshya kuri experience yanjye. Nkigera umunsi wa mbere muri sale ya 7 hariya mu Mbago CHK, narazengereye nshaka kwikubita hasi. Nyine ukabona igikomere cy'umuntu ukavuga ntabwo bishoboka, ariko gahoro gahoro ngenda mbimenyera. Ariko nyuma naje gusanga ni ngewe bingirira akamaro kurenza bari. Biragukuza ubwawe, urakura mu uhitumenya agaciro k'umuntu. Umuntu yagendaga ari muzima ari mu kazi ke, ariko mu kanya gato ugasanga bumanitse hariya yashwanyaguritse, ugahita wibuka yuko ibyo bintu nawe byakubaho. Bitumenya agaciro k'umuntu, nawe umenya ko sometimes ntacyo uri cyo ugomba guha agaciro umuntu wese. Umuntu wese rero urimo aho ngaho wamenye ibyo ngibyo arabikora, kuko nawe ubwe bimuha agaciro, nawe ubwe ni ureba ubundi niyo nyungu nayirimo, wowe ubwawe biraguhindura, nawe bikugira akamaro, kandi urimo ukagirira n'abandi. Urakoze cyane Kenshi. Trini, hari icyo urenzaho? Bavuze ibintu byinshi cyarenzaho no kuza mu muryango. Ariko rero ni ikintu nanjye navuga, nuko ntago sinzi nabivuga nkaho ubu buzima nyine tuba turi kugurizanya tu, kubera yuko uyu munsi nyine umwe aba ameze nabi, nawe ejo birashoboka ko wamera nabi, ariko nanone duha agaciro ubuzima dufite.
hari igihe ubona umuntu ari kuvuga ngo n'ubundi ngo nta kintu umaze, hari uri kwifuza ubwo buzima ufite muri ako kanya. So tumenye agaciro k'ubuzima dufite kuko ari nacyo gishoro kirenze dufite, utari muzima ntiwabyuka ngo ujye gukora. Reka rero mwese mbashimire cyane cyane abo muri B-Voice, gusa hari ahantu nigeze kubona bankuraje cyane urubyiruko, barabitoza bati niba unize ukagira naho ugera burya ugomba kugivinga back kuri community yawe. Shaka ikintu marira ya community yagufashije, bamwe bakufasha baguha transport, bamwe bakugeza ku ishuri, babandi bagusekeraga mu gitondo ugiye kwiga, babandi bagusuhuzaga, babandi bagiraga gute, abo bantu uramukugeza ahantu nawe gira icyongera kubasubiza. Ahubwo abantu bari konesa ibibi mujya mubibona like umuntu avuga abenshi uzarebe kuri graduation wenda yakoze n'ubukwe n'ibindi birori ati banegaga iminsi ntabwo yibuka abo bose nyine bagiye bahura. Hari n'ahantu yacaga hari inzu iriho umuzamu, uwo muzamu nawe burya yamucungiraga umutekano kugira ngo nubwo atayimubwiraga ati ndagucungiye, ariko yamutambukaga hahandi yaharinze. Ni ukuvuga ngo ni buri wese yagakwiye kubigira intego, ngira icyo nsubiza nanjye community yanjye, society yanjye. Reka mbashimire cyane buriya, tuzongera tunabatumire Thank you so much. Murakoze cyane kandi ibikorwa byiza byanyu bikomeze. Murakoze cyane.